umuntu yacuruza hari ibyo bibazo yego siko bimeze niko biri rwose abantu babyumve gutyo reka duhamagare Thierry ndi kumwe nayo twumve ni umunyamakuru wacu uri hariya mu karere ka Rubavu yego noneho duhe ubwino muri rusange nk'ijisho ry'umunyamakuru arabona abacuruzi bameze bate cyangwa babashije kuganira yabonye bameze bate reka duhamagare Thierry ndi kumwe nayo bwana Thierry ndi kumwe nayo ubwira duhamiriza ibyaya makuru neza Thierry ndi kumwe nayo umunyamakuru wacu uri hariya kabisa urumva ko izuba tuhafite n'umunyamakuru hariya urumva biroroshye none ariko n'umuntu uri Rubavu ese ubuzima bwahagaze ese abantu baracyari kubera ubucuruzi n'ibiva muri Kongo ese nta gikuba cyacitse ibyo byose amugani duhite tumenya Thierry ndi kumwe nayo yego katumve uko yaramutse ko Rubavu baramutse ntabwo twumve uko bari kubyitwara hari bimeze nk'umunyamakuru urimo kubikurikirana byose komera cyane bwana munyamakuru amahoro meze ute Thierry ndi kumwe nayo meze neza nta kibazo biragenda gake ubu rero turi live urabizi ko nk'umunyamakuru wacu urahi Rubavu burya n'ijisho ry'umunyamakuru ntekereza ko u Rwanda rwafashe ingamba yo gufunga iyo mipaka yombi ariko nk'umunyamakuru uri Rubavu nawe uretse kuba uri umunyamakuru n'ubuzima bw'aho Rubavu nawe ubamo butuyemo kuva iri tangazo ryasohoka ku munsi w'ejo ku cyumweru twavuga ngo ubuzima bw'abanyarubavu nk'ijisho ry'umunyamakuru urabona bameze bute isi nta gikuba cyacitse urebye uburyo iyo mipaka yakoraga cyane urabizi aho havaga imari ivuye muri Kongo iza mu Rwanda ariko n'abakongomani nabo bazaga mu Rwanda baje Rubavu aho ngaho bakabasha guhahirana mu buryo bworoshye twavuga ngo ejo wiriwe umunsi wose wabonye ibintu bimeze biti ni ukuvuga ngo icyo wari uvuze cya mbere uhita ubona urujya n'uruza rw'abantu ko rwahagaze icyo ni kimwe kandi kinakomeye kita kikwereka ko nyine na ya migenderanire n'imihahirane yahagaze ubu ngubu wenda turi kuwa mbere wasangaga hari abantu baje gushaka ibyangombwa bambuka ariko urabona nabwo nta muvuma cyane ko bazaga ku karere by'umwihariko abashaka biriya byangombwa bya CPG ndumva ariko babyita bafasha nyine kwambuka urwo rujya n'uruza urabona ko nyine rusa nkaho ntarwo nk'uko byari bisanzwe mu gitondo ndimo nza mu kazi ari nk'abo twaganiraga bisanzwe ubwo nyine ni off mic yego bavuga bati harimo abantu babaje bafite nk'ibintu wenda bishobora kuba bibora byambutswaga hakurya abo ngabo nabo nyine urumva mbese nuvuga ngo hari ibintu byinshi bisa nkaho mujyanye n'ubucuruzi kuko umuntu w'inahangaha yaba umuntu ucuruza utuntu duciriritse yego abantu hari umubare munini w'abantu b'inahangaha bambuka nyine guhera ku muntu ucuruza utuntu duciriritse abo bose rero urumva byanze bikunze navuga ko hari icyangiritse reka tubifate muri ubwo buryo usibye ko nyine no kugufungwa ni leta ibitureberera cyane ko wenda mu nyandiko nubwo ntabwo ngo wenda iri officiel ko hari inuzara amaliste yacicikanaga agaragaza muri biriya bice uko kiriya cyorezo gihagaze bagaragaza ababaye suspected cyangwa se abakekwa bagaragaza abanduye ni icyorezo kiri kwandura cyane ni icyorezo kiri kwandura cyane yego ni icyorezo kiri kwandura cyane kuko banafunga umupaka byavuga ko ari muri Goma habonetse umuntu umwe kandi urumva umuntu umwe buriya umuntu umwe ku cyorezo cya Ebola uko tukiza twigiteho aho habonetse umuntu umwe nyine ni igikuba kiba cyacitse ko biba byoroshye ko yakwanduza abantu benshi cyane cyane Goma nk'umujyi munini unabamo urwo rujya n'uruza rw'abantu kwigeze Grande Barriere mu gihe gisanzwe cy'imikorere rwose usanga nko kuri ariya mabanki ahari usanga ari imirongo minini cyane abavunjisha abagaragaza ibyangombwa byabo ngo basubire hakurya abagaragaza ibyangombwa mbese usanga ari urujya n'uruza rw'abantu cyane urwo rujya n'uruza rw'abantu rero ubu ngubu nta ruhari n'abantu urumva ntabwo babura no guhangayikamo nyine abahahiragayo ngo ni kuvuga ku ruhande rw'u Rwanda kubera ko nyine ariho umuntu ashoboye kugera kuko ntabwo wakwambuka mu gihe bafunze yego
Bega hari ikintu kinini byagabanyije kuri iyo muvoma wabonaga no mu muhanda yewe no mu muhanda ubona ko hari muvoma zagabanutse. hanyuma ubwo ubuyobozi bwahumurije abaturage nk'uko twabonye meya bivuga rwose ati muhumure ni ukubera ingamba z'icyorezo, ariko abaturage yabonye babyakira cyangwa wenda bafite plan B nk'abo bacuruzi mwagiye muganira abakorera aho ngaho ku buryo avuga ati wenda nta kundi twabigenza, dufite plan B yo ko wenda tujye kuba dukoresha imari twari dufite cyangwa se ibindi, akaba aribyo bavuga nk'ingamba. Ingamba byanze bikunze abanyarwanda bamaze gusobanukirwa na cyane ko wenda iyo urwo rujya n'uruza ruri kuboneka ni ikigaragaza ko nyine abaca mu nzira zitemewe baba bagabanuka. Uko umubare munini w'abantu bambuka ni kiba kigaragaza mu ijisho ryanjye, ni kiba kigaragaza ko abantu bagenda basobanuka cyangwa se basobanukirwa ko bakwiriye guca mu nzira zemewe. Birumvikana ko rero iyi ngamba nk'izi zafashwe wenda nk'ahantu hashobora kuba hari impungenge cyane ni ku bana twaganiriye bigaga hakurya bafite impungenge bavuga bati ese ubungubu ntabwo tuzi niba yenda hakurya bo barahagarariza ingamba barazubahiriza ngo bahagarike amasomo. Ni abanyeshuri bigaga hakurya byanze barahari kubera ko hari abo bavuga ko nyine hari muri Goma hari aho usanga yenda uburezi buhendutse pari raporo n'iwacu cyane nk'abiga amasomo y'ubuvuzi. Urabizi ko amasomo y'ubuvuzi ari amasomo ahenze, abo ngabo nabo nyine byabakomye mu nkokora. Urebye nibo yenda bavuga ngo bafite izo mpungenge zo kuvuga ngo yenda birafunzwe mu buryo bw'agateganyo, ariko ntabwo nyine bizwi ngo imipaka izafungurwa ryari. Nk'abo ngabo bumva nyine bafite impungenge, ariko abandi nyine kuko bumva n'ubundi umuntu usanzwe ukora ubucuruzi hari uburyo bwa arrangement, niba yenda ari umuntu ufite ibintu bibora, uburyo bwo gushaka uko abicuruza yenda adahombye, ariko nyine bikabasha kugenda nubwo bitagenda nk'uko byagendaga yambutse, kuko byanze bikunze impamvu yambukaga ni uko hari akanyungu yabonaga wenda kisumbuye kuko yabona mu Rwanda. Ariko abo ngabo baravuga bati se ubu ngubu nibiramuka bikomeje, baravuga bati wenda bishobora kumara nk'ibyumweru bibiri, birumvikana ni igihe gitoya, ariko se igihe ubwandu bwakomeza gukwirakwira bikamara igihe, byanze bikunze bati twaba dukomwe mu nkokora kandi tudafite na muwaye guhita tutransfera ibijyanye n'imyigire yacu mu Rwanda. Nk'ijisho ry'umunyamakuru waruvuze uti hari n'igihe abantu bashobora guca inzara zapanye ikibazo nk'iki kibaye, umutekano wizeye kuri iyo mipaka ku buryo nta bantu baca zapanya bakabazana icyorezo, kuko dusanzwe tuzi ko n'ubundi hari abantu baca panya badacika umupaka. Ntekereza ko yenda nabo ntabwo bajya babura, kuko mu Kinyarwanda baravuga ngo mu bantu bose habamo abantu bose. Urumva ni nayo mpamvu ingamba zihora zikazwa, kuko tunizera ko wenda n'ubwo ntavuganye n'inzego z'umutekano, tunizera ko ari buze gukazwa ingamba, kuko byo ntihabura babandi bagira gutya bagacapanya, kuko hari abo tubona bafatwa bamwe yenda bakagerageza no gutoroka bagata ibyo bari bafite, kuko iyo ujya mu bice yenda bitari iby'umujyi uzamutse nk'aho bita nko mu murenge wa Gisenyi, kuko hari igice nacyo gifite izo nzira zapanya, ariko ubona ko umutekano ukajijwe ntihabura abo yenda baca muri humye inzego z'umutekano ntibafatwe, ariko harimo abafatwa. Icyo ntekereza ko nk'inzego z'umutekano, kuko iyo hafashwe izi ngamba biba ari ku mutekano w'abanyarwanda, inzego z'umutekano twizera ko noneho uko byakorwaga hari buzeho kuza ubwisumbure, kugira ngo wa mugani urumva abantu icyorezo cyakomye mu nkokora cyatumye badakomeza ubucuruzi bwabo ni benshi. Kuba ari benshi byumvikane ko hari umuntu ushobora kumva nyine kwihangana bimunaniye akagerageza bwa buryo bundi kugira ngo abashe kwambuka. Birumvikana ko rero ubwo umubare munini, icyo twizera ubw'umubare munini, yenda umuntu yaza no kuvugisha n'inzego z'umutekano yenda kugira ngo tuze kumenya mu biganiro bitaha cyangwa se mu makuru icyo baza kudutangariza, ariko byumvikane ko nyine gukaza ingamba nabyo bikenewe kugira ngo ba bantu batabona uburyo bwo kwambukira ku mupaka bataza kugerageza kujya gushaka za nyungu nyinshi birengagije ubuzima bwabo, bakaza guca muri za nzira zitemewe nk'uko wari ubivuze, kuko byanze bikunze byo nubwo ingamba ziba zarakajijwe, niba tubona wenda abo bafatwa
mu buzima busanzwe cyangwa se bagerageza kujyayo nuko nyine bahari. Ubwo umubare munini utari kwambuka birumvikana ko hari abantu bashobora kwinangira umutima bakaza kugerageza ayo makosa. Reka tugushimire cyane Thierry ndi kumwe nayo. Murakoze cyane namwe ndabashimiye. Uwo ni umunyamakuru Thierry ndi kumwe nayo, ni umunyamakuru w'Izuba Radio TV uri hariya mu karere ka Rubavu. Tumushimira cyane ku musanzu we. Urumva atubwiye byinshi ati ntago byabura, ntago habura kugira aho bigira ingaruka kubera ko ubucuruzi hariya ni ubucuruzi, ni movement y'abantu niba barageze Rubavu. Iyo abantu bava hariya muri Kongo baza Kigali baza Rubavu n'abava Rubavu bajya muri Kongo, hari movement imipaka ibiri yose. Ni ikintu kigaragaza movement, ariko ubwo ikirimo no kwihangana kuko bavuze ko ari y'agateganyo, ariko niko bimeze, nta kundi, nta kindi cyaba. Leta nyine zivuga ziba zigomba gukora ibyo zigomba gukora kubera umutekano kugira ngo icyorezo kidakwirakwira. Birashoboka ko wakishimira gukora amafaranga ariko icyorezo cyaza kikagira gute kikica abantu benshi. Birumvikana rero wa mugani hariya abantu bari hari benshi cyane bakora ubucuruzi banyaruka, ariko urumva ko n'ubundi we mugenzi wacu atubwiye ko hari abiga mu gihugu cy'abaturanyi cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bavuga ko by'umwihariko nk'abantu biga ibijyanye n'ubuganga n'ibindi bitandukanye. Nanone urumva ko ni ibintu twavuga ko nanone wa mugani bigiye gukoma bamwe mu nkokora, ariko nanone uburyo bwo gufunga ni uburyo guverinoma yarebye iravuga ati mu buryo bwo kugira turinde abaturage. Urabizi wa mugani umuturage ku isonga, cyangwa se igihugu cy'u Rwanda gikunda n'abaturage mu buryo bwacyo. So ntabwo dutekereza ko rero bananirwa kurebera hamwe kugira ngo umuturage w'u Rwanda akomeze nanone wa mugani y'improvinge mu buzima bwiza, hagire standard y'ubuzima, abeho neza. Nibyo byiza cyane rero abantu wa mugani baba banatekereza. Ubwo urumva ko nuko byagenze, nuko bihagaze, ariko nanone nubwo wenda iyo minsi bayishizeho ni y'agateganyo. Ni y'agateganyo, wenda uko iminota iragenda yicuma cyangwa se iminsi turagenda tubatangariza uko bihagaze, ariko ntekereza ko nibundi biriya ni ingamba nziza zo kugira ngo abantu bakomeze bamere neza cyane, bitekerezeho ndetse birinde n'iyi ndwara mu buryo bwiza buri official. Buri wese ku buryo yabibona akavuga ati iki kintu ni cyiza cyane, kirafasha, kandi ni gahunda abantu bose bagomba kumenya mu buryo bwo kugira ngo barwane bahangane n'iyi ndwara. Murabizi twababwiye uburyo iyi ndwara ifatamo, ni uburyo bubangutse, ni uburyo bwihuse, ku buryo nyine umuntu atiteguye anytime yafatwa, isaha n'isaha yafatwa. Ni icyorezo. Urumva icyorezo kiba gifite ibintu byinshi pe, kiba gihanganye n'ibintu byinshi.